ni menya vuba TV nk'ibisanzwe twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Hari igihe imigisha iza yisukiranya ikaba myinshi cyane, hari igihe umunezero uza ari mwinshi cyane. Dore rero yongeye gukora ibidasanzwe nyuma y'uko akoze ubukwe na uw'icyeza Pamela, gusezerana mu mategeko. Uburyohe rero bw'urugo cyangwa se uburyohe bwo kuba yarakoze ubukwe bukomeje kumukurikirana bwisukiranya n'imigisha myinshi cyane. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Burya izina niryo umuntu nkuko yitwa Mugisha, imigisha nayo koko iri kumwemerera ikamusanga mu maboko ye. Dore uri kwitegura igitaramo kidasanzwe nyuma yuko akoze ubukwe cyangwa se yasezeranye mu mategeko na uw'icyeza Pamela tariki 3 z'ukwa 9 2022. Afite igitaramo kidasanzwe hara muri Uganda muri University cya Victoria University, aho bazaba bari guhereza impamyabushobozi abanyeshuri bagera ku 10,000 barangirije muri iryo shuri. Dore rero akazajya kubataramira mu buryo budasanzwe. Ni nkuko mu minsi yashize nabwo yaravuyeyo, yavuye kubataramira, nabwo yahakoreye igitaramo kidasanzwe ndetse igitangaje hari harimo murumuna wa Museveni bita Toyota. Dore rero ukomeje gukora ibitangaza nyuma yuko akoze ubukwe cyangwa sezeranye mu mategeko na uw'icyeza Pamela. Ubukwe bwavugishije benshi bitewe n'imyambaro bari bambaye. Aka kanya noneho yabonye indi deal idasanzwe, kandi nanone hari na deal aherutse gusinya we n'umugore we Pamela yo kwamamariza betting. Dore umuhanzi mukuru hano mu Rwanda, nyeka ko ari nawe mukuru dusigaranye ugikanyakanya cyangwa se ugifite imbaraga zidasanzwe hano mu ruganda rwa muzika, akomeje gukora ibintu bidasanzwe. Yabonye deal rero, iyo deal ni iyihe? Mugisha Benjamin ubu tuvugana, Dore yagizwe ambasaderi w'ikipe ya basketball Orion BBC mu gihe cy'imyaka 5 nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono kuwa 5 tariki 2 Nzeri 2022. Agaciro k'aya masezerano ntabwo impande zombi zemeye kugatangaza. Mu biyakubiyemo harimo ko Dore azajya yambara umwambaro wa Orion BBC, gutangaza ibikorwa byayo ku mbuga nkoranyambaga ze no kwitabira imikino yayo mu gihe afite umwanya. Dore yahise ashyirwa mu bagize inama y'ubutegetsi y'iyi kipe. Umuyobozi wa Orion BBC Mutabazi James yavuze ko Dore afite izina rikomeye bityo kuryifashisha bizatanga umusaruro. Ati Dore afite izina rikomeye mu Rwanda no hanze yarwo, aho agera hose turashaka ko azajya ahageza n'ikipe yacu. Dore yavuze ko yakuruwe n'inzozi n'imishinga y'ikipe yamweretse. Ati Orion BBC ni ikipe nshya, burya nta cyiza nko kubona mukabya inzozi muri kumwe. Nakunze inzozi zayo ndetse n'imishinga yayo. Ikindi kandi umuziki n'imikino ni ibintu bigendana, rero ndasaba abafana banjye nabo gufana Orion BBC. Orion BBC eruka kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu mukino wa basketball mu Rwanda, nyuma yo kuzamuka ari ya kabiri nyuma ya Kigali Titans yatwaye igikombe cy'icyiciro cya kabiri. Mugisha Benjamin wamenyekanye na Dore ni umuhanzi ukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bitewe nuko ari kugenda sinya deals nyinshi, ndi kwibaza niba azasubira muri Amerika akajyana kwibanirayo n'umugore. Ibyo wenda turabitegereze ko Dore ni umuntu ukunda kugira ibanga cyane cyane utapfa kumenya ikintu azakurikizaho. Dore rero imigisha iri kuguma yisukiranya nyuma yuko akoze indirimbo na Diamond Platinum.
abantu benshi barota gukorana indirimbo na Diamond Platinum, umwami wa East Africa, ndetse muri Afrika akunda kubahiga. The Ben rero muri iyi minsi dutegereje ubukwe bwe azakora bw'igitangaza. The Ben aherutse gusubika igitaramo yagombaga gukorera muri Uganda bitewe nuko yari akiri gufata mu mugongo umuryango wa Meddy Medi watakaje umubyeyi we, bityo biba ngombwa ko asubika icyo gitaramo yagombaga gukorera muri Victoria University. Ariko The Ben bakibaza ngo The Ben iyi migisha yisukiranya muri ubu buryo. Ngaho rero nguko The Ben rero none akaba yavuze akaba yavuze kutabwa muri yombi rya murumuna we Bruce Melody wagiye gukorera igitaramo hariya mu Burundi, bikaba ngombwa ko atabwa muri yombi bitewe n'ibibazo yarafitanye n'umuherwe wa hariya Bujumbura bitwa Tuse, atabwa muri yombi. Ariko turaza kugaruka kuri icyo gitaramo cyabaye cya Bruce Melody hariya Bujumbura. Ibintu rero ngo n'uburyohe, ibintu ni fresh. The Ben rero akomeje kwandika amateka nkuko nagumye mbivuga. Umuziki nyarwanda urimo uragenda ukora akantu, harimo abahanzi bakomeje kuzamura ibendera ry'umuziki nyarwanda, ndetse tubabwira ngo coup de chapeau, ibintu byabo ni fresher, ibintu byabo ni byiza cyane, bakomeze bateze imbere umuziki nyarwanda. Ni Menya Vuba TV twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi nomwe. Niba utarakora subscribe, oh my god, urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka rero tubonane ubutaha. Tanga igitekerezo ndetse kora like, kora share kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi haba muri entertainment, amateka, politike, utuntu n'utundi, ibintu bijyanye no kumenya nkuko izina ryacu ribisobanura ngo ni Menya Vuba TV. Morana nande na Bukalifu. Reka tubonane ubutaha. Nyagasana akomeze abahundagazeho imigisha myinshi cyane. Bye bye.